Mu muryango w'abantu hari ibikorwa bya buri munsi bigaragara nk'ibisanzwe ariko bikagira uruhare runini ku buzima. Kujya mu bwiherero ni kimwe muri ibyo bikorwa, nubwo ari igikorwa cy'umubiri gikorwa buri munsi. Uburyo gikorwamo, igihe kimara n'imyitwarire ijyana nacyo bishobora kugira ingaruka zigaragara cyangwa ntizigaragara ako kanya mu buzima bwa buri munsi. Mu bihe byashize abantu ntibamaraga igihe kinini mu bwiherero kubera imiterere y'ubuzima bwabo. Imirimo yakorerwaga cyane hanze, imirire yari isanzwe yari igizwe n'ibiribwa bifite fibre nyinshi ndetse nta bikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa ibindi bikoresho byatumaga bamaramo igihe kinini. Ariko mu isi y'iki gihe, aho imibereho irangwa no kwicara igihe kirekire, imirire yarahindutse ndetse n'ikoreshwa rya telefone ngendanwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bituma umuntu amara igihe kinini mu bwiherero, ndetse kumaramo uwo mwanya byafashwe nk'ibintu bisanzwe. Hari abashakashatsi mu by'ubuzima bagaragaza ko ibi bishobora kuba bifitanye isano n'impinduka mu mikorere y'igogora. Igikorwa cyo kwituma ubundi gikorwa ku bufatanye bw'imitsi y'amara, urwungano rw'imikaya n'ubwonko. Iyo umuntu yumvise akeneye kujya mu bwiherero, nuko umubiri we ugeze igihe cyo gukora icyo gikorwa cyo gusohora imyanda. Gusa iyo umuntu akomeje kwicara igihe kirekire yarangije kwituma cyangwa agahatiriza umubiri gukora icyo adakeneye, bishobora guhindura uburyo iyi mikorere isanzwe ikorwa. Nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu by'indwara zo mu mara, kumara iminota irenga 10 wicaye mu bwiherero bishobora kugenda bigena igitutu ku mitsi yo mu gice cyo hasi cy'umubiri. Ibi bishobora gutuma amara atamera neza, bigatuma amaraso adatembera cyangwa agatembera nabi, bikagira uruhare mu ndwara nka hemorrhoide. Hari ikindi kibazo cya constipation gishobora gutuma umuntu amara igihe kinini mu bwiherero. Ibi bishobora guterwa n'imirire idahagije, ku bijyanye na fibre, kunywa amazi make cyangwa kudakora imyitozo ngororamubiri, ndetse no kugira umujagararo stress. Mu rwego rw'imibereho, abashakashatsi bagaragaza ko kumara igihe kinini mu bwiherero bishobora kuba ari uburyo bwo gushaka umwanya wo gutuza, guhunga urusaku cyangwa ibibazo byo mu buzima bwa buri munsi. Inyamara ngo ntabwo ari byo. Ibi by'umwihariko bigaragara ku bantu bakora akazi kenshi cyangwa bafite umujagararo, stress nyinshi. Mu gusobanukirwa neza ingaruka zo kumara igihe kinini mu bwiherero, ni ingenzi ko tubanza kureba uko umubiri ukora mu buryo bwimbitse. Igikorwa cyo kwituma si igikorwa cyoroshye gusa, ahubwo ni igikorwa gikomatanyije kirimo imikoranire y'ubwonko n'imitsi n'imikaya. Reka turebe uruhare rw'ubwonko ubwabwo muri iki gikorwa. Iyo imyanda igeze mu mara manini, imitsi yaho igenda yohereza ubutumwa ku bwonko igaragaza ko igihe cyo kujya mu bwiherero kigeze, bigatuma ubwonko butuma umuntu yumva akeneye kwituma. Mu buryo busanzwe, iyo umuntu ajya mu bwiherero agasoza, akaba yabikoze mu gihe gito, umubiri ugaruka ku murongo wari usanzwe ugenderaho. Ariko iyo umuntu ahatiriza umubiri cyangwa akicara igihe kirekire, bishobora gutuma ubwonko bugenda butamenya neza igihe gikwiye cyo kohereza ubutumwa. Ibi bikaba bishobora gutuma habaho impinduka mu mikorere y'amara mu gihe kirekire. Imitsi yo mu kibuno n'umuvuduko w'amaraso nabyo tubivugeho. Abahanga mu bijyanye n'indwara zo mu mara bagaragaza ko kwicara igihe kirekire ku bwiherero bishobora gutuma imitsi yo mu kibuno ihura n'igitutu kinini. Ibi bishobora gutuma amaraso atembera nabi muri ako gace, bikaba imwe mu mpamvu zatuma indwara ya hemorrhoide igaragara ikakwataka. Hari ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bafite akazi ko kwicara cyane bwerekanye ko bafite ibyago byinshi byo kugira ibibazo by'imitsi yo mu kibuno kurusha abakora imirimo isaba kugenda kenshi. Constipation twakomeze tuvuga ubundi yo ni iki? Kuki ari intandaro yo kumara igihe kinini mu bwiherero? Ku bantu benshi, kumara igihe kinini mu bwiherero ntabwo aba ari amahitamo, ahubwo biterwa n'ibibazo bituma batituma neza. Harimo n'iyi constipation ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, zirimo kurya ibiryo bidafite fibre ihagije cyangwa amazi make, kudakora imyitozo ngororamubiri, guhindura gahunda y'imirire, stress cyangwa umujagararo, ndetse n'ihungabana ryo mu mutwe. Iyo ibi bibazo bikomeje igihe kirekire, ngo bishobora gutuma umuntu yicara igihe kinini agerageza kwituma, bikongera ingaruka ku mitsi n'amara. Mu zindi mpamvu harimo n'imibereho y'iki gihe. Isi y'iki gihe irangwa n'imibereho yo kwicara cyane. Abantu benshi bamara amasaha menshi ku kazi bicaye imbere ya mudasobwa. Ibi bishobora gutuma imitsi yo mu mubiri igabanya imbaraga, bigatuma igogora n'imikorere y'amara bigenda bigabanuka. Ku
Kumara igihe kinini mu bwiherero bishobora kuba igice cy'imibereho yo kwicara cyane. Iyo ibi bihuriranye no kurya nabi cyangwa kudakora imyitozo ngororamubiri bishobora kongera ibyago by'indwara zitandura. Reka tuvuge ku ikoranabuhanga n'imyitwarire mishya. Nitwa MC Ruganzu, iyi ni Kivu Waves Official. Ngiye kukuganirira ku ngaruka zo kumara umwanya munini wicaye mu bwiherero. Ikoranabuhanga n'imyitwarire mishya. Ikindi kintu cyahinduye imyitwarire n'ikoreshwa rya telefone zigendanwa. Hari abantu benshi bajya mu bwiherero bafite telefone bagatangira gusoma inkuru, kureba amashusho cyangwa kuganira ku mbuga nkoranyambaga. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2014 bwagaragaje ko abagabo bamara mu bwiherero hagati y'iminota 8 na 14 ku munsi. No kuvuga byibura isaha imwe n'iminota 35 mu cyumweru, mu gihe abagore bo bamaramo iminota 55 hafi y'iminota 8 ku munsi gusa. Daily Mail muri 2014 yatangaje ko abagabo 86% bayemereye ko mu bwiherero ariho bakunze gusomera inyandiko zitandukanye, mu gihe abagore 27% gusa aribo basubije batyo. Hasobanura ko igituma abagabo benshi basomera mu bwiherero ari uko baba basoma cyangwa bareba inyandiko z'urukozasoni n'izijyanye na siporo, mu gihe abagore bo bakunda gusoma ibijyanye n'inkuru z'urukundo ndetse n'izijyanye n'imitako. Hagaragajwe kandi ko 56% by'abagabo bakorewe ubushakashatsi bavuze ko mu bwiherero ariho babona ko akaruhuko nyuma y'intekerezo nyinshi z'akazi. Naho 39% batekereza ko ari amahirwe meza yo kuba uri wenyine. Impuguke mu guhindura imyitwarire hagendewe ku mitekerereze Jonathan Alpert ko abagabo bajya gushakira agahenge mu bwiherero nyuma y'urusobe rw'ibibazo by'ubuzima ndetse nk'uburyo bwo kwikura mu mihangayiko y'urugo. Ibi bishobora gutuma umuntu atamenya igihe amaze, bikaba byaba intandaro yo kumara igihe kirekire. Abashakashatsi mu by'imitekerereze bagaragaza ko bishobora kuba uburyo bwo gushaka akanya ko gutuza, ariko nanone bikaba byagira ingaruka ku buzima bw'umubiri. Ingaruka ku mugongo n'imitsi y'umubiri nabyo reka tubivugeho. Kwicara igihe kirekire haba ku kazi cyangwa mu bwiherero bishobora kugira ingaruka ku mugongo. Imitsi y'umugongo ishobora kurambirwa cyangwa ikagira umunaniro, bigatuma hari ububabare buhoraho. Ibi bikunze kugaragara ku bantu bakuze cyangwa abafite ubuzima budakora imyitozo ngororamubiri. Mu bushakashatsi bwakozwe ku bihugu bitandukanye hagaragaye ko hari ikibazo cyo kumara igihe kinini mu bwiherero cyagiye kiyongera mu myaka ya vuba. Impamvu nyamukuru zagaragajwe zirimo impinduka mu mirire, imibereho yo kwicara cyane ndetse n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga. Hari imibare igaragaza ko iki kibazo gihagaze. Mu bushakashatsi bwakozwe ku bantu bakora mu mijyi minini byagaragaje ko igice kinini cyabo kimara iminota irenga 10 buri gihe iyo bagiye mu bwiherero. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi bifitanye isano n'ubuzima bwihuta, aho abantu batabona umwanya uhagije wo kurya neza cyangwa gukora imyitozo ngororamubiri. Hari ikindi ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bafite umubyibuho ukabije cyangwa bakora akazi ko kwicara cyane bafite ibyago byinshi byo kumara igihe kinini mu bwiherero. Biterwa n'uko imikorere y'amara igenda igabanuka, bigatuma igikorwa cyo kwituma gifata igihe kinini. Hari n'uruhare rw'imitekerereze. Impuguke mu mitekerereze zigaragaza ko kandi hari abantu bafata ubwiherero nk'ahantu ho gutuza no guhunga ibibazo. Mu buzima bw'iki gihe burangwa n'urusaku, umuvuduko w'akazi n'imibereho igoye, ubwiherero bushobora kuba nk'ahantu ho kwiherera nyine. Ibi bishobora gutuma umuntu amara igihe kirekire atari uko akeneye kwituma, ahubwo ari uko ashaka akanya ko kuruhuka mu mutwe. Iyo ibi bihindutse bikaba akamenyero, bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'umubiri. Hari imyitwarire y'abana n'urubyiruko. Ku bana, kumara igihe kinini mu bwiherero ngo bishobora guterwa no kwigana abakuze cyangwa gukunda gukoresha telefone. Ababyeyi n'abarezi bagirwa inama yo gukurikirana uko abana babo bakoresha igihe cyabo mu bwiherero, kuko bishobora kuba ikimenyetso cy'ibibazo by'imirire cyangwa imyitwarire. Ku rubyiruko cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga, kumara igihe kinini mu bwiherero bishobora kuba igihe cy'igice cy'imyitwarire mishya y'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga. Hari imico n'imyumvire bitandukanye. Mu mico itandukanye ubwiherero bufatwa nk'uburyo butandukanye. Hari abantu gufata umwanya uhagije mu bwiherero bifatwa nk'ibisanzwe, mu gihe ahandi bifatwa nk'akamenyero kadasobanutse. Ibi bigaragaza ko imyitwarire y'abantu igira uruhare runini ku buryo iki gikorwa gikorwamo. Mu bihugu bimwe na bimwe uburyo bw'ubwiherero bwo kwicara sitting toilets bwagiye bwiyongera, mu gihe ahandi hakiri gukoresha uburyo bwo kunama bagakoresha izitwa squat toilets.
ubwo ni bimwe byo gusutama. Abashakashatsi bagaragaza ko uburyo bwo kunama cyangwa gusutama bushobora gufasha igogora kugenda neza kurusha kwicara igihe kirekire. Hari isuku n'ubuzima rusange. Ikindi kintu cy'ingenzi ni isuku. Kumara igihe kinini mu bwiherero bishobora kongera ibyago byo guhura na mikorobe zitandukanye, cyane cyane mu bwiherero rusange. Impuguke mu buzima rusange ugira inama yo kwirinda kumara igihe kirekire aho hantu no kwita ku isuku y'intoki. Hari ingaruka z'ubuvuzi zishobora guterwa n'iki kibazo. Mu rwego rw'ubuvuzi, kumara igihe kinini mu bwiherero si ikibazo cy'imyitwarire gusa, ahubwo bishobora no kuba intandaro cyangwa ikimenyetso cy'izindi ndwara zifitanye isano n'igogora n'imikorere y'umubiri. Hemoroide n'ingaruka ku mitsi y'ikibuno. Indwara ya hemoroide ni imwe mu ndwara zigaragara cyane cyane ku bantu bamara igihe kirekire bicaye mu bwiherero. Iyi ndwara iterwa no kubyimba cyangwa kwangirika kw'imitsi itwara amaraso mu gice cyo hasi cy'umubiri. Iyo umuntu yicaye igihe kirekire ku cyicaro cy'ubwiherero, igitutu cyiyongera kuri iyo mitsi bikaba byatuma agira ibibazo. Abaganga bagaragaza ko ibi bishobora kugaragarira mu bubabare, kubyimba cyangwa no kuva amaraso mu gihe cyo kwituma. Iyo iki kibazo gikomeje bishobora gusaba ubuvuzi bwihariye cyangwa guhindura imirire n'imyitwarire. Hari ibyitwa anal fissures n'ibindi bibazo by'imikaya, ni ukuvuga ibisebe cyangwa ibikomere by'uduce tw'imikaya yo ku musozo w'amara, ubwo ni ku nkondo z'amara. Ibi bishobora guterwa no kwituma bigoranye cyangwa kwicara igihe kirekire. Umuntu ashobora guhura n'iki kibazo akaba yashobora kumva ububabare bukomeye mu gihe cyo kwituma cyangwa nyuma yaho. Hari indwara zifitanye isano na constipation, ikibazo gikomeye gishobora gutuma umuntu amara igihe kinini mu bwiherero. Iyo myanda imara igihe kinini mu mara ikaba ishobora gukomera cyane bigatuma kuyisohora bigorana. Ibi bishobora gutuma umuntu ahatiriza cyane, bikongera igitutu ku mitsi no ku mikaya. Mu gihe kirekire, constipation ishobora gutuma haza izindi ngaruka zirimo kubabara mu nda, kumva inda yabyimbye ndetse no kugira ibibazo byo kurya neza. Hari ingaruka ku mutima n'umuvuduko w'amaraso. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko guhatiriza cyane mu gihe cyo kwituma bishobora kugira ingaruka ku mutima. Iyo umuntu akoresheje imbaraga nyinshi bishobora guhindura by'agateganyo umuvuduko w'amaraso cyangwa imikorere y'umutima. Nubwo ibi bitabaho ku bantu bose, bishobora guteza ibyago kuba wagira ibibazo by'umutima. Hari umunaniro w'imitsi n'ububabare bwo mu mugongo. Kwicara igihe kirekire haba ku kazi cyangwa mu bwiherero bishobora gutuma imitsi y'umubiri igira umunaniro. Ibi bishobora kugaragarira mu bubabare bwo mu mugongo, mu gatuza cyangwa ku maguru. Abantu badakora imyitozo ihagije bashobora guhura n'iki kibazo kurusha abandi. Hari uruhare rw'imirire no kwirinda izi ngaruka. Abahanga mu buzima bagaragaza ko indyo ikungahaye kuri fibre, amazi ahagije n'imyitozo ngororamubiri bishobora kugabanya cyane ibyago byo kumara igihe kinini mu bwiherero. Fibre ifasha imyanda kugenda neza mu mara, bigatuma kwituma bikorwa mu gihe gito. Ni izihe ngamba twafata tukirinda izi ngaruka n'impinduka z'imibereho n'uburyo bwo kubigabanya? Mu rwego rw'ubuzima rusange, abahanga bagaragaza ko kumara igihe kinini mu bwiherero bishobora kugabanywa cyane binyuze mu guhindura imirire, imyitwarire n'imibereho ya buri munsi. Izi ngamba ntizigamije gusa gukemura ikibazo kiriho, ahubwo zigamije no gukumira izindi ndwara zishobora guterwa n'imikorere mibi y'amara. Hari uguhindura imirire. Indyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigira uruhare mu mikorere y'igogora. Abahanga mu mirire bagaragaza ko kurya ibiryo bikungahaye kuri fibre bifasha cyane kugabanya constipation. Fibre iboneka mu mboga, imbuto n'ibinyampeke ndetse n'ibinyamisogwe, igafasha imyanda kugenda neza mu mara, bityo igikorwa cyo kwituma kigakorwa mu gihe gito. Kunywa amazi ahagije nabyo ni ingenzi. Amazi afasha mu koroshya imyanda no kuyifasha kunyura mu mara mu buryo bworoshye. Abantu banywa amazi make bakunze guhura n'ikibazo cyo kwituma bigoranye, bikabatera kumara igihe kinini mu bwiherero. Imyitozo ngororamubiri ifasha kongera imbaraga z'imitsi y'umubiri no mu gutuma amaraso atembera neza. Abahanga bagaragaza ko kugenda, kwiruka cyangwa gukora imyitozo yoroshye bishobora gufasha igogora gukorwa neza. Abantu bafite ubuzima bwo kwicara cyane bagirwa inama yo gushaka umwanya wo gukora imyitozo nibura y'iminota 30 ku munsi. Hari guhindura no kugira gahunda ihamye yo kwituma. Umubiri ugira uburyo usubiramo ibikorwa. Iyo umuntu yimenyereje kujya mu bwiherero mu gihe gihamye, amara ashobora kumenyera iyo gahunda. Ibi bishobora kugabanya ikibazo cyo kumara igihe kinini ugerageza kwituma. Abahanga bagira inama yo kujya mu bwiherero igihe umubiri ubisabye gusa, aho kubihatiriza. Hari ukugabanya ikoreshwa rya telefone mu bwiherero. Mu mibereho y'iki gihe, telefone zigendanwa ziri mu bintu bituma abantu bamara igihe kinini mu bwiherero.
Gushyiraho amategeko yihariye nko kutajyana telefone mu bwiherero bishobora kugufasha kugabanya iki kibazo. Ibi bituma umuntu yibanda ku gikorwa cyamujyanye gusa. Kwita ku buzima bwo mu mutwe, stress n'ihungabana bishobora kugira uruhare ku mikorere y'igogora. Hari abantu bajya mu bwiherero bakahicara igihe kirekire bashaka gutuza cyangwa gutekereza. Aba bahanga mu by'imitekerereze bagira inama yo gushaka ubundi buryo bwo kugabanya stress, nko gukora imyitozo ngororamubiri, guhumeka neza, gutembera cyangwa kuganira n'abandi. Hari uruhare rw'ubumenyi n'ubukangurambaga. Mu rwego rw'ubuzima rusange, ubukangurambaga ushobora gufasha abantu kumenya ingaruka zo kumara igihe kinini mu bwiherero. Nk'ibi nakoze nyine ntegura iki kiganiro, ntabwo nabikoreye ubwende, nuko ari iby'umumaro. Ibi bishobora gukorwa mu mashuri, mu bitangazamakuru no mu bigo by'ubuzima hagamijwe guteza imbere imico myiza y'ubuzima. Ni nuko nanzuye, ariko mbere y'uko mpaguruka kuri izi mikoro za Kivu Waves Official, dore zimwe mu nyandiko twifashishije. Hari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease NIDDK Constipation. Iyi ni imwe mu nzego z'ubushakashatsi zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika isobanura uko igogora rikora, bitera constipation n'uburyo yakwirindwa. Hari Mayo Clinic yavuze kuri chronic constipation, symptoms and causes. Igaragaza impamvu z'imirire, stress, sedentary lifestyle n'imikorere y'amara. Hari Cleveland Clinic yo ivuga cyane ku ndwara ya hemorrhoid, ibitera, ibimenyetso ndetse no kwivurwa. Hari Harvard Health Publishing, Harvard Medical School ikakubwira uburyo ushobora kwirinda hemorrhoid, ikagaruka ku ruhare rw'imirire, imyitozo n'imyitwarire n'imikorere y'amara. Hari World Health Organization kaganira kuri physical inactivity, igaragaza ko ubuzima bwo kwicara cyane bufitanye isano n'indwara zitandura n'ibibazo by'igogora. Hari Owen et al. Ubushakashatsi bwerekana ingaruka zo kwicara cyane ku buzima bw'umuntu. Hari American Psychology Association APA ivuga ko stress ishobora kugira ingaruka ku mikorere y'igogora no ku myitwarire. Hari Sklov D muri 2003. Iyi yatugaragarije ko squatting posture ifasha kwituma neza, no kuvuga gusutama kurusha uko wakwituma wicaye. Ndagushimiye, nitwa MC Ruganzu. Iyi ni Kivu Waves Official. Ntugende udakoze subscribe, like, share na comment, turabikeneye. Imana ikurinde.